Yeah, welcome my people. It's your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a live story. As you see, this is a hit story. Turi ahantu heza rero ga I'm with someone. Ni umwana mwiza arameze neza dore arimo arandeba agaseka kamwenyura. Mu kanya gato rero ndaje mbwire kamera akatishe kamera cameraman akatishe kamera yerekeze ku mwana w'umukobwa kabisa hano tugiye kubana mu kiganiro cyacu. Ni live kabisa tugiye kujya tugerageza kugenda tubakorera ibiganiro biri live tukaba tugiye kuganira. Uyu munsi turaganira ku ihe ngingo. Uyu munsi ingingo tugiye kuganira n'umwana w'umukobwa muraza kuyikurikirana 5 kwa 5. Yes, cameraman ngaho hindukiza ya kamera yawe twirebere uyu mwana w'umukobwa. Yes, she is a beautiful girl. She is a beautiful. Yambaye fresh, yambaye inkweto y'umweru hasi. Ikindi akwambariye ipantaro y'umutuku. Yambaye agapira gatoya, akagapira bakita crop top abantu mutakaze. Uratujibona uyu munga atari injajwa. Utugambo twinshi Gira utugambo twinshi gusa tuba ari twiza nyine nta kintu kimwe uvuga. Yesu we witwa nde? Nitwa nde? Amazina yawe ngiye ubu ngubu rega kuvuga birimo biragenda birangira. Nitwa Josiane Dusingizimana Isimbi. Mbaye Josiane kuvuga gake nakiryo k'abakobwa. Subiza ko tuvuga nitwa Josiane Dusingizimana Isimbi. Isimbi Josiane Dusingize Imana. Ngira abantu barakubonye nyamara mu minsi ishize kuri umwe mu banyamakuru badanje bagiye kujya babaho bahari buri gihe kurica no bameze neza cyane sibyo? Nibyo nyine nkuko wabibonye naranzitse muri make. Waranzitse ndagira ngo uze kujya ureba no muri kamera ariko usuze n'abantu basuza abantu bose bakurikirana AD Group ubundi bakomeze bamere neza. None se kuki wambara neza cyane? Kwambara neza ni ibintu byanje ariko kwambara neza ni ibintu byanje ariko none ntago ari cyane nkuko ubashyizemo utuntu tw'ibikabyo gakabya ngo ni ingeso. Nese kuki ugira ingeso nziza? Biranditswe ko umuntu akwiye kugira ingeso nziza. Why not utagira mbi? Ingeso mbi nta nyimbi nyine ikintu cyose kibisubiza ko kiba ari kibi. Nese abantu bakunda kimwe? Simbizi ariko umuntu ukunda ingeso mbi. abantu benshi bakunda ingeso nziza. N'umuntu ukora ibintu b'ingeso mbi ntago babikunda. Ntago urumva babwira umuntu kugira ingeso mbi. Babaho nyine ariko we abikora atabikunze bitewe n'uko wenda ari bubikore wenda agira icyo ageraho agira ahagera ariko ubundi. Ese buri buraya ni ingeso mbi? Uburaya ndashaka mumbwire uburaya ni ingeso mbi? Uburaya? Ese uburaya ni iki? None se ngewe ndabizi uburaya ni ingeso mbi. Nanjye nabyo nzi. Kamerama uburaya ni ingeso mbi? Uburaya ni amahitamo mana. Wamyumvira abungu ngo uburaya ni amahitamo bisi ibibazo. Yes, wowe ushobora kuba wumva nta mahitamo nk'uko abivuze. Ushobora kuba rero wumva ko ari ingeso mbi sibyo wowe ariko umuntu ubikora akumva ni ingeso nziza bitewe n'iki n'uburyo nyine ari kubikora inyungu abikuramo. Hari noneho bikora ko ari ingeso mbi ariko akabona nta kundi kuntu yabigera ati nta kindi nakora nta handi hantu nakura uduceri nta yindi bibere. Hari ikintu ngiye mise nibaza cyane mu buraya bakoreramo ibiki? Mu buraya vuga cyane. Ubundi buraya uko mbizi ni kwigurisha ukagenda ku isoko ngo mungure. Ariko iyo bakuguze bagukoresha iki? Ntago bizi kandi najya ngo uburaya ndumva na experience mfite mu kubisobanura. Nta naho wabyumvishe? Nyine uko nabyumvishe nuko mbikubwiye jewe ubundi nyine hari ukuntu buriya sibyo ngo uburaya ngo umuntu ngo aragenda ngo ngiye kwigurisha. Nose baba bagiye kugura iki? Wenda ubundi iyo bavuze kwigurisha ngiye mpita numva nyine ibintu biri muri sanse yo kuba watanga nk'umubiri wawe bakawugura kandi igice cy'umubiri abantu bakunda kugura urumva nanda yayigurisha na wenda urugero inda y'umukobwa ntabwo akagurisha kundi inda y'umukobwa zamuri. Shaje kuvuga ngo nuva nimba uri umukobwa urigurisha ku mugabo sibyo? Nuvuga ngo ubwo abari bubaho cyo bita imibonano mpuzabitsina. Nuko byo
Yes, aka kantu ndagakunze. Uravuze ngo umukobwa yigurisha ku muhungu, sibyo? N'umuhungu akigurisha ku mukobwa. N'umuhungu akigurisha ku mukobwa. Ese hari umuhungu ujya gutega buriya nawe? Ubwo se umukobwa we nimba atega ndabizi. Gutega se byo nzi icyo ari cyo. Yaba we. Ese ndabizi uracyari umunyeshuri wiga muri kaminuza, sibyo? Kandi bavuga ko ihuye abantu mwiga i Butare ni hamwe mu gacu kazo, ndavuga inyangamugayo, sibyo? Nawe ni kubyemera? hano n'abantu batwise ngo ni indangamirwa. Niko bise nyine abo bantu, abantu bakora umwuga nk'uw'uburaya ngo ni indangamirwa ngo ni nyine amazina nk'ayo. Indangamirwa. Aha. Se kuva aho wagendeye ihuye hari ahantu wari wazibona? Hari igihe nazibonye. Ubu urazibonye? Zari mu biki? Azi ko ushaka gukora ibyo bindi babwiye ngo ni ugutega. Hari ukuntu nasanze ahantu nari kumwe n'umumotari nyine antwaye, yagize akantu k'agakesi gatuma agenda nijoro. Ariko nyine ducana ku kabari hariya mu mujyi ahantu bita kuri Snack. Muri turiya dukaritsiye twaho nahise mvuga ati kabisa bya bintu ushaka ko ari byo. Hari ahantu twigeze gutembera, iyi ni story yambayeho ya danje. Aho hantu twarahatembereye byari nijoro, ngiye n'undi mugenge, ntago twari tugiye kugura mutatwumva nabi, sibyo? Wari abantu bavuze Junior yari yagiye kugura indaya, reka ndarengana. Twe turimo dutembera nyine nka nijoro kwa kundi abasore bafata umwanya bagatembera bari kuganira. Tugeze mu nzira baraduhagarika abakobwa. Icyo gihe byari nka 3:00 nubwo bwe bwije cyane. Baraduhagarika. Ngo none se ngo mufite gahunda, wamusubiza ngo iki ari wowe? Nyine biterwa n'abo bakobwa cyangwa gahunda nyine bashakaga kumenya. Ngiye sinzi abo bantu, nese umwanjye duhuye nkakubaza ngo dufite gahunda. Ko bahagarika abahungu gusa? Sibyo nakubwiraga se nyine ubwo nawe urumva ko. None se ko urabizi ko hariho ikintu bita ubutinganyi muri iki gihe kireze, imico mibi y'ubutinganyi. Rani tuzashiduka n'abahungu basigaye bajya gutega. Wasanga banatega ariko tutabizi. Cyangwa hari ahandi hantu bakorera. Wari watubona se twateze? Nge ntago ndabibona ariko birashoboka ko bibaho. Nako bibaho. Mubaze se? Kuva wavuka umaje gutega kangahe? Nge ntega imodoka cyangwa ngo rero ibyo by'inshuro nziza. Inshuro mbitega ntago razibara. Wowe tega rifuti kandi itera inda. Njemba ndi bwishyure. Uba uri bwishyure? Ntago njya nega lift. Tuvuge ko ubu ngubu wera. Nta n'umuntu kuva navuka urampa lift. Ngo azare nka gwa lift. Owe. Ngiye kuvuga akantu ntago kabari keza. Oya, hano turi kuvugisha ukuri kose, sibyo? Wazaje nka gwa lift. Lift ze wantu ufite iki wowe wantwaraho? Ora se nagutegera moto. Nyine wabonegeye. Iyo si lift? Aho ngaho haba habaye icyo bita kwishyura. Wowe uri bwishyure moto kugira ngo ngende. Nyine nka kwishyurira moto uje nko kunsura. Kandi nanone umuntu utanga lift ku kinyabiziga cye. Niwe se mwishyurira moto uje nko kunsura ari ikibazo. Nta kinyabiziga ugira. Nshobora kugugwa lift ku cyabandi. Oya. Nje mwishyuye nkamubwira ati umuntu mungereza ara lift naba ngo ha. Ntusubiye akantu hereye. Wabuntegeye. Bitandukanya lift. Naba ngutegeye. Ibi bintu uvuze wabisubiramo naba? Wawe untegeye. Ntago ntegera abakobwa muranyo. Oya wawe untegeye moto. Ngo naba mutegeye mu kanya mbwiye ko abakobwa bajya gutega ngo none nanamutegera. Oya ngene dutega ngenega ibinyabiziga cyangwa se ikintu batega kikagutwara kikakugeza hano. Ntago nega bya bintu twari turi kuvuga mbere. Ubu mu myaka ufite cyangwa se imyaka umaje kuzuza. Umaje kuryamana n'abahungu bangahe? Yewe. Yendi isugi. Yego ko ngo ni isugi. Yes. Kandi yiga i Butare. Cyane rwose. Erega ibintu by'Ibutare uba uvuga. Ni bya bindi bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Ubu nawe warabatukishije. Ahubwo ngiye barantukishije. Inde wagutukishije? Ibintu bankorera barambabaje. Mu kanya nahoze ndi kureba igihugu hano cyaki umva ndashyiramo ako video muze kukareba umuhungu ari kumuterura. Muraza kwirebera. Uwo muntu abimbwiraga muze kumbwira ngo ninde. Ngiye barantukishije. Ese uriya muhungu muziranye? Uriya? Saro umuhungu twari turi kumwe uretse wowe. Uriya wari uri kuguterura mu kanya hariya. Wimbeshyera. Kandi aba barabibona. Wimbeshyera ngewe ntabwo. Barabibona? Ntabahageze barabibona. Ndakubwiza ukuri abantu bikwiye ndayishyira muri video.
uraza gufata undi muntu dusa cameraman arandamufite yayifashe reka ndabizi arimo aranakoraho nibayibona akora kukizi iyo video nigaragara yenemereye abantu badukurikira bakurikira TV akazabatamaka murabe mu byumba ariko nigaragara nitagaragara murabe mu byumba ikibazo nuko azaza kumpa ruswa ngo ntayishiramo nicyo kibazo oya nta ruswa siziko bayiciye se ngiye ninde wo gutanga ruswa ko bana gufunga ako ngo nizi igitsina zirakora igitsina nyine nayo nyine ipfa kuba ari ruswa tu rero ubwo ruswa iyo ariyo yose yabishingiye ku kiharyo ishingiye ku mafaranga ishingiye ku gitsina ishingiye ku bintu by'imiryango cyangwa se akazi umuntu ashaka ntago ngiye cyupfa kuba nyine ari ruswa iramunga ruswa iramunga ubu nta nubwo ushobora guhereza none twari abantu mujye kwaka nk'akazi cyane cyane abakobwa nakahita babwira ati nyine turabanza dukatara mu cyumba ubundi tugaruke nkuhereza kontra y'akazi uzi buranda mutaje ko kwaka akazi ukambwira ibyo bintu sinzi ukuntu byagenda nyine nagukorera akantu tu nagukora akantu katari keza ubu se ngiye ko tugiye kujya dukorana kuri ID ntago wayimaye ruswa kareka iyo wansabye ubundi si ubu cyangwa narayigusabye warayinsabye sinaba nicaye aho cyangwa waba wicaye aho kubera waba uri ahandi hantu nahita mbivuga ngiye ngira ukuri kwinshi muri njye ugira umunwa mbese kubeshya umunwa ndawufite ndavuga biraho si uzavuga n'ibitavugika vuga ibintu bikwiye kandi nkavuga ibintu by'ukuri uzi ko ukuri kwicisha kuricisha niyo mpamvu nanjye niyo nakuzira ariko guca muziko ni gushya kuramaza ariko wapfuye pfuye ntacyo napfa nyine mvuga ati ngiye mu buryo buri honete mu buryo buboneye najya no mu ijuru ni ukuwihagararaho kandi bagufatiyeho akakana ngiye najya no mu ijuru kuko nawe nzi ko neza ntabwo nakora ibintu nzi neza ko bitaboneye ku buryo narya ruswa cyangwa yisaba none ntabwo wayisaba ahubwo umuntu nyine niwe ukubwira ati kwaje tubanze tugire nyine kugira ngo bikunde ubundi ibyo bintu naho igihugu cyacu kigeze sibyo ntabwo bikwiye kuba bikiranga nyine abantu noneho by'umwihariko umuntu w'umujene nkanjye aho uzi ko ari njye imbaraga z'igihugu z'ejo hazaza ariko nyagasani we hano bafite umunyamakuru uyu we ni ibindi bintu yakazamutwe ndakubwiza ukuri kw'Imana akaba ari umuntu rero yitwa Isimbi ni umwe mu bantu tugiye kujya tubana umunsi ku munsi muzajya mutubona mu biganiro byacu biri live tuzajya dukora mu gitondo nimugoroba saa sita amanywa yose kabisa ariko ntekereza witeguye umeze fresh meze fresh naribi nta kibazo mfite pe icyo wabwira abakunzi bawe ikiganiro cya mbere wakoze baragikunze cyane cyane rwose ariko njya mbibona like nako comment abantu bagenda batera yama abantu bagiye bavuga ngo uriya mukobwa avuga neza numva bamaye motivation kandi barakubeshyera hari igihe hari umuntu avuga ikinyuranye cy'ibintu ashaka kuvuga ariko ngo abantu bavuga ngo Isimba avuga neza ubwo kuko mwumva mutarasaze nako oya mumbabarire mwumva mutaribeshye amaye nawe w'ikinege ntabwo nkunda umuntu vuga nabi jya ubimenya yewe vuga neza gusa wabimbwiye sugira umunwa kandi abanyamakuru murawugira ko bifotoza ko cyase umana ngiye ngira umunwa ariko ntabwo ari munini kandi warakunaniye umunwa nda control akona nzabona umugore cyana nuwa ndakuza uzamubona uzashaka umugore kibazo najya mu ibikuta bya buri munsi usanga bikorosha se wavuze cyane ushobora gusanga ibikuta uko mbizi muvuga nk'amasani mwana numva ukuntu hatarimo ikomeretsa we ntabwo ndi kugukomeretsa hari umuntu wambwiye ngo nibyo tuba twigira buriya imbere y'abantu ariko hari ahantu tugera tugasakuza cyakora ikintu nzi ni uko abakobwa abenshi iyo bageze ahantu hari ibiryo niho hantu bifata nyine bakigira nk'abantu batarya reba nk'ubu ngubu ukuntu uri kwivugishwa nka kamarayika buhoro nasakuje muvuge njyewe ubusanzwe ni kumvuga nta nuko nagize pe
tubajije na Pasi se buriya ariko yambwira ngo ni kuvuga Pasi ariko arabizi noneho ubwo Pasi yatunguwe ariko ubundi gusakuza uriya araza kunyibasa bati ariko ubundi hari ahantu wavugaga kuriya usanzwe ari kuvuga nuko kamaze ngo urangirize akantu k'abakobwa kandangirize rero ugasanga nyine nk'umukobwa ageze nk'ahantu bateguye ibiryo bari kurya ayo no kubona yifatishije akantu afashe inyama yikasemo inshuro nk'ijana cyangwa 10 akajya afata akantu kamwe akarya kandi shawa wajya nk'iwawe ugasanga arya nk'inyama 10 atetse arajabura cyangwa agateka akabanza akarya kongera agateka abana nta kintu ari bugabure yego ibyo bintu bijya biba ariko hari n'akandi kantu ni Pasi ugira umuntu wabimbwiye sibyo ngo abakobwa ngo niyo ngo buriya ngo iyo muri mu buriri ngo muri kwaje nyine ngo nimwe bantu baba mufite urusaku ruhambaye ngo ariko iyo mugeze hanze rurabona nibyo iyo turi mu buriri turyamye muri mu umva Pasi ngo muri tiko ibyo numva wa muhungu we jumba bari ibyo nabyo nzi cyo nzi nuko iyo ngeze mu buriri ndaryama ngasinzira kandi wasanga nawe usakuza cyane cyakora wenda kireka ndi kurota kandi ndota mu bitekerezo sinjya ndota ngo nsakuze cyangwa uri kumwe n'umuhungu nta narimwe najya mu buriri ndi kumwe n'umuhungu kandi nabikubwiye ko ndi isugi yego rwose amasugi y'i Kigali turayazi amasugi y'abanyamakuru oya dako namvuze muri rusange bamwita Isimbi akaba ari umukobwa mwiza rero tuzajya tubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo uvuge ikintu kimwe ku bakobwa b'indaya cyangwa se ku buraya bwonyine dusoza ikiganiro kabisa ku buraya ngiye ntabwo nacira umuntu urubanza ngo ukora uburaya ngo uri mubi cyangwa ukora ibyaha buri umuntu akora ikintu bitewe n'impamvu sibyo hari igihe ufite impamvu y'ubukene nta kapito ufite bati Imana yamaye igishoro nk'uko abantu bajya babivuga sibyo bati noneho ngiye ubwanjye ngiye kwibyaza umusaruro ukabikora sibyo hari n'ubikora bitenda n'ubuzima yakuriyemo hari nk'umuntu uba yarakuze yenda agakurira nko mu buzima usanga yarafashwe nko kungufa ari umwana agakura afite ryarari cyangwa se ibyo binera bitangiye ari umwana adafite nkagikurikira umuntu umwitaho ngo amuganirize agakura n'ubundi afite ryarari akabikurana akabibamo none n'umuntu biba byarabase nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabona ko biriya bintu se ari byiza kuba umuntu nubwo waba nta kazi ufite bwo kubona amafaranga ari ngombwa kujya kwicuruza utashaka ubundi buryo bwose wabona amafaranga ahubwo ugahitamo kujya kwicuruza njye ntabwo nabishima ntabwo nashima umuntu ukora uburaya ariko nanone bitewe n'impamvu ze buriya umuntu wakuganiriza ukabumva ko ikintu ari ikibazo ukumva ko ari impamvu yatuma ujya kuba indaya akakuganiriza ukumva neza ko buriya n'umuntu ukumva neza nyine impamvu abikora ukavuga ati kabisa iyi mpamvu niyo tu ukumva nawe uramushyigikiye cyane rwose gusa ntabwo nemera ngo n'abo bantu reka yego uko ubuzima bwose waba urimo ugifite amaboko abiri ugifite umutwe wo gutekereza ushobora gutekereza ugashaka kundi kuntu ubaho ariko utagiye kwicuruza ariko ibyo ngibyo ni uko umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu ariba kandi afite amaboko abiri ugasanga ari n'umukire ariko ariba nyine ziriya ngeso nizo mba ndi kukwibazaho nanjye nyine ni ibintu bibaho umuntu ugiye ukamuganiriza ashobora kumvisha buryo ki ibyo bintu nyine abikora kandi nyine ukamwumva tu gusa ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo nabishima nyine ngo mvuge ngo ibi bintu ni byiza ngo mwibe mu bindaya aho ariko nyine ntabwo nacira urubanza abantu babikora sinavuga nyine ngo muri ibicucu ngiye mani sandinde no guhura nabo ntabwo ngiye sinjya ngira umutima hari umukobwa rero kuri social media ukunze kugaragaraho cyane avuga amagambo aremereye sibyo akaba ari amagambo ngiye mbona akoresha kugira ngo yihereze motivation y'akazi akora kajyanye n'uburaya umukobwa yitwa Jackie akunda no gushyira amafoto hanze yambaye ubusa agashyira amafoto hanze we n'umuhungu reka nta sinakubwira byakomeye ni nayo foto zirimo ziravuza abantu zirimo zatuma abantu benshi bacikurondogora hano hanze wewe bira bintu bibona ute nanone iyo ukora uburaya urumva urangiza ukayishaka no kubyamamaza ukabigeza ku bandi bantu ntabwo nabyo mbikunda ni ukuvuga ngo ukoze uburaya mu ibanga ku giti cyawe bitewe na za mpamvu navugaga ukabigumana nta kibazo ariko iyo ubishyize nko kuri social media gutyo abandi bantu bakabibona hari uburyo bagufata hari abantu uri kwigisha iyo mico itari myiza sosiyete nyine nk'abana bato natwe ubwacu ushobora kutwangiza mu bitekerezo hari abantu baba bafite wenda irari no babona umuntu nkawe uri kubatera courage cyangwa uri proud yabyo nabo bakabati suri yakabikora nyine
ntago ari byiza kuba wabisohora cyane ko biri kwangiza abana b'abanyarwanda uriya mukobwa bitewe ko bari kubona ari gutwika amafoto ye ejo bamwe tuzatangira kubona bamwe batangiye kugenda aba nabo bakubitaho amafoto nk'ariya ntago ari ibintu byiza rero nta nubwo ari ibintu biba bikwiye kugaragara nimba ukora ubwo buraya bukore ku giti cyawe ubigire prive ubigire ibyawe gusa sibyo ureke kuza kubyereka abana hari abana batoya bakoresha ama Instagram bakoresha ama TikTok byose nuzi ukabishyira hanze ku mugaragaro uzaba uri kwangiza igihugu ntabwo uzaba uri kubaka igihugu kubera yuko abana batatu niba bibona bagashaka gutwika ntabwo bizaba ari ibintu byiza ntabwo ari ibintu abantu bazaba bishimira sibyo ni iyihe nama rero aha abakobwa tukarangiza abakobwa cyane cyane abo muri mu rungano abakobwa rero turi mu kigero kimwe ariko nabyita cyangwa abantu b'abajene ari abakobwa ubundi buriya ikintu cya mbere umukobwa agomba kumenya ni uko agomba kwiha agaciro buriya wiyubaha nyine ukiha agaciro ku giti cyawe ukagira nk'ibintu mu buzima amahame nyine ugenderaho mu buzima kurusha biriya bintu bari sawa ukavuga ati ngewe ngomba kujya nkora iki sinawe gikora ngomba kujya ntaha aya masaha ya sinayataha nyine ukiha intego ukagira ikintu ugenderaho kandi nyine ukiyubaha mu buzima bwawe ikindi buriya mu Rwanda hari nk'ukuntu abakobwa twakuze ari umuco nyine uko abakobwa ntabwo ari byiza ko twashabuka ngo tujye mu bikorwa tugaragare nyine bigenda binafekta abantu benshi ababyeyi bacu ariko nyine aho tugeze ubu urabizi ko abakobwa urayoboye dufite nyine ijambo much respect ku bakobwa bose mwiyubaha n'abatiyubaha namwe mugomba kwiyubaha ngira ngo rero wari usoje navuze akantu ntabwo nari ndangije ibintu byanjye ndashaka kuvuga ahubwo azanangura ni ukuvuga ngo kubera nyine ubwo uburenganzira dufite bwo kuba twagira aho tugera cyangwa icyo twakora abakobwa bose bankurikiye cyane mutinye nimugire ikintu na kimwe mutinya opportunity zose zije amahirwe yose aje upigane urwane ukompete ugire nawe nyine ugerageze kuba wajya imbere nyine tu utitwaje ngo ese bira nibikora ngo umukobwa ngarango bagenzi banye baramfata bate ngo ubusemana ngo n'inshuti zanjye zinambura ngo ise ngo mama wanjye aramfata fa kuba bizi neza ko ibyo bintu atari bibi we bigerageze ubikore utitaye nyine ngo ibintu by'ibyo bya gakondo nyine tubyakera ngira ngo ubwo ni bumwe mu nama cyangwa se ni kimwe mu cyo abahuguye nk'abakobwa kandi murashoboye n'ibyo koko reka nshimire Josiane rwose isimbi wakoze cyane nekereza ko tuzahura mu kiganiro kindi gitaha kuri topic nziza cyane tuzaba turimo tuganira urakoze cyane nawe ndagushimiye Junior nyine turi kumwe mu magambo make kandi nyine nawe wakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro tukaganira nanjye gagoba byangwa nabi kuba nagaragara ku kantu k'agakabi thank you so much